murongo wo kwezwa ari wo kwezwa channel. Reka ngushimire uburyo wongeye kubana natwe mu byigisho tumaze igihe dukurikirana. Uyu munsi tukaba dutangiye ihame rya kabiri, aho tugiye kurebera hamwe ubutatu buziranenge cyangwa se data wa twese, umwana na mwuka wera. Ndagusaba kugira ngo uzakurikire iki cyigisho byitayeho, bitewe nuko gifasha benshi gusobanukirwa n'Imana twizera iyo ari yo. Nkubuse ko muri iki kiganiro wo muri kumwe ari KAYISHEMA Joel. Reka dusenge. Data wa twese ukiranuka uri mu ijuru, Umuremyi wacu, turagushimye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye ijambo ryawe, wongeye gushima ko ribumburwa muri aka kanya kugira ngo twumve icyo udushakaho. Data, icyo ushaka nuko tubona ubugingo buhoraho, icyo ushaka nuko dukizwa kandi tukwemera. Data, udusobanurire, niko gusenga kwacu mu izina rya Yesu, amen. Nkuko mubizi tumaze iminsi twigira hamwe amahame shingiro ajyanye n'ibyiringiro bizima bigomba kuba ari urufatiro rw'umuntu wese wemera ijambo ry'Imana, wemera Bibiliya. Uwitwa ko ari umuyoboke wa Kristo wese yagombye kuba rwose ariyo mahame shingiro y'imyizerere ye. Uyu munsi rero nkuko ubushize twari twabibabwiye, tugiye gutangira ihame rya kabiri. Mu kwiga amahame ntabwo tuzajya dusa n'abakora resume. Iri hame rya kabiri rero ndabasaba kugira ngo muryiteho, kuko ni ihame rijya rigora abantu kuvuga ibyaryo. Ryo rikaba ari ihame rivuga ubutatu buziranenge, the Godhead. Mu kwiga iri hame niho nyuma tuzatangira kwiga noneho ihame rya gatatu, twiga data wa twese, twige iri hame rya kane mwuka wera, twige noneho na mwana Yesu Kristo, noneho mu buryo butandukanye. Ariko hano ni imbumbe data wa twese, umwana na mwuka muziranenge cyangwa se mwuka wera. Hariho Imana imwe. Icyo ni kimwe tugomba kubanza kumenya. Ntabwo habaho imana nyinshi, nta nubwo twizera imana zitandukanye, ahubwo ni Imana imwe. Data, umwana na mwuka muziranenge bagize ubumwe bw'abantu bahoraho ibihe byose. Ni ukuvuga ngo data wa twese, umwana na mwuka muziranenge babumbiye hamwe ibihe byose. Ni Imana ihoraho, ni Imana idahinduka, ni Imana ihoraho, ishobora byose, izi byose, iri hejuru ya byose, kandi ibera hose icyarimwe, ndetse bitari rimwe gusa ahubwo by'ibihe byose. Ni Imana itagira iherezo kandi irenze ubwenge bw'abantu. Niyo mpamvu natwe mu kwiga iri hame tugomba kumva ko tugomba guca bugufi cyane, tukamenya ko atari uko tugiye kurondora Imana ngo tuyimareyo, ariko iyo Mana yimenyekanishije binyuze mu ihishurwa ryayo. Uko guhishurwa kwayo tuzagenda tukurebera hamwe. Niyo ikwiriye guhimbazwa, kuramywa, gusengwa no gukorerwa n'ibiremwa byose. Bivuga ngo byaba ibiri hano ku isi, byaba n'ibyo mu yandi masi, ndetse n'ibyo mu ijuru. Gutegeka kwa kabiri igice cya 6 umurongo wa 4, umva wa bwoko bw'Abisiraheli we, Uwiteka Imana yacu ni Uwiteka wenyine. Noneho umurongo wa 5, ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Ni mpamvu ki babwiwe yuko bagomba gukunda Uwiteka n'umutima wabo wose n'ubwenge bwabo bwose? Iri somo mwibuka yuko Yesu hari igihe yigeze kurigarukaho. Rimwe na rimwe abantu bajya bagira ngo Kristo ibyo yavugaga byabaga ari bishya byose. Oya, ahubwo yagendaga iteka agaruka ku byanditswe bitewe n'uko bamwe babaga barabyibagiwe cyangwa se batarabyitayeho, ariko iteka mu myigishirize ye yagendaga agaruka kuri handitswe ngo. Ni nacyo twabonye ubushize twiga ijambo ry'Imana, uburyo Kristo nawe yakundaga gukoresha handitswe ngo.
umva wa bwoko bw'Abisirayeli we, Uwiteka Imana yacu niwe Uwiteka wenyine. Niba mwibuka uko twize mu bijyanye n'izina ry'Imana, twabonye ko hano haba havuzwe Yehova, Yahwe. Nivuga ngo nta wundi witwa Yahwe, nta wundi witwa Yehova, nta wundi witwa Uwiteka cyangwa se uhoraho, nta wundi, ni Imana yonyine niyo yitwa iryo zina. I Karuvari abantu hafi ya bose banze kwemera Yesu. I Karuvari hari icyahagaragariye kandi kigaragara ku bantu bose, uretse bake gusa nibo bamenye uwo Yesu Kristo ari we. Muri abo bake bamumenye harimo igisambo ku musaraba cyamwise umwami. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 23 umurongo wa 42, igisambo ku musaraba cyise Yesu umwami. Ndetse reka turebe iri somo, turisome numva byadufasha. Nuko abwira Yesu ati, mwami uzanyibuke ubwo uzazira mu bwami bwawe. Iki gisambo cyasobanukiwe ko Kristo ari umwami, mu gihe abandi bamukerensaga, abandi batamwemeraga, ariko cyo cyamenye ko uwo bari kumwe aho ngaho umanitswe ku musaraba ari umwami w'abami. Ndetse n'umusirikari w'umunyaroma wari uyoboye igitero cyafashe Yesu, nawe ubwe yatanze ubuhamya tubona mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko igice cya 15 umurongo wa 39. Niba warakurikiye ubushize mu cyigisho twigiye hamwe dusoza ihame rya mbere, mu nzego zose Imana igenda igira abantu bagomba kwihamya, baba mu bayobozi, baba mu ngabo, mu basirikari, mu bapolisi n'ahandi hose. Umuntu wese iyo afite Imana abasha kwihamya by'ukuri koko uyu yari umwana w'Imana. Ubu ni ubuhamya bwatanzwe n'umusirikari, umuyobozi wari uyoboye ingabo zafashe Kristo. Tubonye ubuhamya bwatanzwe n'igisambo cyise Kristo umwami. Noneho ubu wari umuyobozi w'abasirikari bafashe Kristo, we arangije aravuga ati, ni ukuri rwose koko uyu yari umwana w'Imana. Igihe Yohana yandikaga mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo wa 11, yaravuze ngo yaje mu bye ariko abe ntibamwemera. Uyu yavugaga nta wundi ni Yesu Kristo. Ntabwo yatekerezaga gusa ku bantu bari baraho munsi y'umusaraba cyangwa kuri Isirayeli nk'ishyanga, ahubwo yerekezaga ku bantu babayeho bibihe byose. Ni ukuvuga ko Kristo atigeze yakirwa n'ikiremwa muntu n'inyoko muntu aho iva ikagera. Kimwe n'itsinda ry'abantu bari Karuvari, usibye bake gusa, inyoko muntu muri rusange yaze kwemera Yesu nk'Imana n'umukiza wayo. Buriya iyo tuvuga abayuda ibyo bakoze, dukwiye kumenya ko bari baduhagarariye. Iyo tubona ibikorwa byabereye hariya, ntabwo tugomba kubibikira mu itsinda runaka ritoya, ahubwo nuvuga ubuhakanyi bwabo no kwanga ukuri, bari bahagarariye inyoko muntu yose. Niyo mpamvu urwo rwango rukabije abantu bagaragaje rwerekana neza ko inyoko muntu ibuze rwose ubwenge bwo kumenya Imana. Niyo mpamvu n'uyu munsi wa none kumenya Imana bikenewe ndetse bikigwa. Twibuka amagambo aboneka mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 17, Yesu yagaragaje ko ubu nibwo bugingo buhoraho, umurongo wa 3, ko bakumenya, bakamenya n'Imana, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo, bakamenya ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Ngo kumumenya uwo niho ubugingo bw'abantu bushingiye. Ubwenge bwo kumenya Imana rero, niba tugira ubwenge butuma tubasha kumenya imibare, tukaba tugira uburyo tubasha gukarisha ubwenge bwacu, tukabasha kumenya uko duteranya ibintu n'ibindi, uko tubasha kuvura, uko tubasha, burya hariho n'ubwenge bwo kumenya Imana. Inyigisho nyinshi zigerageza gusobanura Imana, kimwe n'impaka zikorwa zigamije kwemeza cyangwa guhakana kubaho cyangwa se kutabaho kw'Imana, byerekana ko ubwenge bw'umuntu budashobora kwiyumvisha iby'ijuru. Usanga hariho impaka, ndetse rimwe na rimwe ugasanga zabaye impaka zango turwane, abantu bavuga bati mbese buri Imana ibaho, mbese ntibaho, ugasanga abantu rwabuze gice. Ariko ibi ngibi ubwabyo, izo mpaka zimeze gutyo, ni izigaragaza ko ubwenge bwa muntu bukeneye kumenya Imana biruseho ahubwo, kandi ko iby'ijuru bituri kure cyane. Ariyo mpamvu tugomba kwiyoroshya tukamenya ko twe turi abantu bamara igihe gito. Imana ihoraho, Imana ntisaza, ariko abantu bo tumeze nk'indabo zigaragara igihe runaka ubundi zikaba zavuyeho. Ijambo ry'Imana twereka ko tumeze nk'igicu kibudi ku mwanya umwe, mu wundi kikaba cyamaze gutamuruka cyavuyeho. Bityo rero iby'ijuru kuri twebwe
biri kure cyane, ariko kubwo kwemera guca bugufi umuntu akemera ko Mwuka w'Imana umwe tumaze iminsi tubona atubera umuyobozi, atwigisha, niwe ubasha gusa naho avanyeho irido cyangwa se igikingirije ubwenge bwacu, noneho tugahumuka, tugakanguka, tukamenya uwo twizera n'uwo tugomba kwizera uwo ari we. Gushaka kwiga iby'Imana ukoresheje ubwenge bw'abantu ni nko kwiga iby'imitwe y'inyenyeri uzirebera mu ndorerwamo yakorewe kuzitubura, icyitwa telescope. Kuzitubura gusa ibyo ntibihagije, ntiwavuga ngo wazirangije, nta nubwo wazibara ngo uzimareyo. N'uyu munsi wa none tubwirwa yuko hakivumburwa n'izindi, kandi iyo tuvuga inyenyeri twe tubivuga nk'abantu, ni imibumbe yindi iri iyo ngiyo kure cyane, ndetse n'uyu munsi wa none ntabwo barigera babasha kumenya umubare wazo. Iyo bibwira ko hari izo bamaze kugeraho ujya kumva ngo hari izindi bavumbuye. Ku bantu benshi ubwenge bw'Imana ni ubwenge buhishwe, nk'uko tubibona mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abanyakorino igice cya 2 umurongo wa 7. Ku bantu benshi ibigendanye n'ubwenge bw'Imana kuri bo birahishwe, kuri bo Imana ni iyobera cyangwa se mystère. Pawulo yaranditse ati mu batware b'iki gihe nta wabumenye. Ibyo yavugaga ni mu gihe cye, ati mu batware b'iki gihe nta wabumenye, nta wamenye ubwo bwenge mvajuru, nta wamenye Imana, nk'uko biri mu rwanda rw'Abanyakorino igice cya 2 umurongo wa 8. Rimwe mu mategeko y'ingenzi cyane dusanga mu byanditswe byera ni iri ngo ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose. Ndetse Kristo mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 22 umurongo wa 37 muribuka ko yavuze arangije ati ikindi noneho ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Arangije aravuga ati ayo mategeko abiri niyo ibyahanuwe byose n'ibyanditswe n'abahanuzi n'amategeko naho byuzurira. Ukundisha Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose, ikindi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Bitewe n'iki? N'amategeko y'Imana 10 tubona yuko burya agabanyijemo imigabane 2. Amategeko 4 ni hagati y'Imana n'abantu. Yavuze ngo ukundisha Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose, nuvuga ngo ni amategeko 4 abavuzwe uhere ku itegeko rya mbere kugeza ku rya 4. Hasigaye umugabane wa 2 irya 5 gukomeza kugeza ku rya 10, nuvuga ngo amategeko yandi uko ari 6 akaba noneho hari hagati y'abantu. Uko tudashobora gukunda umuntu ntacyo tumuziho, ni nako tudashobora kumenya Imana ngo ibyaye tuvuge tuti twabimazeyo. Ntibishoboka. Yobu yabivuze neza mu gice cya 11 umurongo wa 7. Ntabwo dushobora kwiga iby'Imana no kwirondora ngo tuyirangize duheze ibyayo. None se ni gute twabasha kumenya no gukunda Umuremyi wacu ko nabyo bikenewe? Ibyo ngibyo tuzabigeraho dute niba tutabasha kumenya Imana cyangwa se kuyiga ngo tuyirondore? Si ukuvuga ngo ni ukutayimenya, ahubwo tutayiga ngo tuyirondore uvuga uti nayimazeyo. Hambere mperutse gutangara ubwo numvaga havugwa ngo muri anatomy ngo muri iyi minsi havumbuwe inyama nshya itarizwe mu muntu. Reba imyaka ishize inyama yo mu mutwe biratangaje ngo mu myanya y'ubuhumekero imyaka ishize abantu biga iby'ubuzima bagasohoka ari abadogiteri, ariko ngo baza gusanga hari inyama nshya itarigeze imenywa mu myaka yose. Nuvuga ngo nabigaga anatomy iyo nyama ntibayibonaga kandi hari. Umuntu ubwe ntabwo nawe ubwe yisobanukiwe, nkaswe noneho gusobanukirwa n'Imana. None se ni gute twabasha kumenya no gukunda Umuremyi wacu? Kimwe cyo dukwiye kumenya nuko kubakunda Imana bishoboka. Kubashaka kumenya Imana birashoboka rwose ko bamenya Imana. Imana imaze kumenya neza imibereho iruhije y'umuntu kubw'urukundo n'imbabazi zayo yamwiyeretse binyuze muri Bibiliya. Ngira ngo wowe turi kumwe ukwiye gushimira Imana icyo gikorwa yakoze. Bibiliya cyangwa se ijambo ry'Imana ihishura ko ubukristo atari uburyo umuntu ashakishamo Imana. Ahantu muhumve neza. Bibiliya ihishura ko ubukristo atari uburyo umuntu ashakishamo Imana ngo amere nk'uri gukabakaba. Si ugushakisha Imana, ni ingaruka y'ihishurwa Imana itanga ubwayo no kubw'imigambi myiza ifitiye umuntu. Uko guhishurwa kwayo kugenewe kuziba icyuho kiri hagati y'isi yigometse n'Imana yuje impuhwe. Ukwiyerekana gukomeye k'urukundo rw'Imana kuzuriye mu guhishurwa kwayo kw'indenga kamere kwabonekeye muri Yesu Kristo umwana wayo. Imana ni uburyo yateguye
bwagenwe mu nama y'agakiza, aho umuntu agomba kongera kwegerezwa Imana, akavugana nayo, akaganira nayo nk'uko byari biri mbere yo gucumura. Abakurambere bacu bavuganaga n'Imana imbona nkubone, baganiraga nayo. Noneho Kristo yaje mu buryo bw'igitangaza cy'Imana, ibyo umuntu atabasha guhita asobanukirwa, ashyikira ubwe n'ubwenge bwe bwamaze kononekara. Imana yongera kuza hagati mu bantu. Ni uguhishurwa kw'Imana kuza kwa Yesu Kristo. Binyuze muri Yesu dushobora kumenya Data. Yaje ku isi kugira ngo atumenyeshe Imana. Bityo nk'uko intumwa Yohana ibivuga, amagambo tubona mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana 5:20, aragira ati, kandi tuzi yuko umwana w'Imana yaje akaduha ubwenge ngo tumenye y'ukuri. Ubwo bwenge rero nukuvuga ngo ni ubwenge bwatanzwe, bwagaragajwe na Kristo, kandi ubwo bwenge buhabwa abantu kugira ngo basobanukirwe, bamenye iy'ukuri. Iyi y'ukuri ivugwa hano ni Imana Umuremyi. Ndetse na Yesu yaravuze ati, ubu nibwo bugingo buhoraho ko bakumenya wowe Mana y'ukuri. Iryo jambo rirongera agarutse, kubera ko hari ibyitwa Imana kandi atari zo. Wowe Mana y'ukuri, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Ni Yesu ubwo yabivuze, abwira ati bakwiye kukumenya ko ari we Mana y'ukuri, bakamenya n'uwo watumye, bagasobanukirwa n'urukundo wakunze isi, bigatuma nza hano mu isi kugira ngo bakumenye. Iyo ni inkuru nziza. Nubwo bidashoboka kumenya Imana mu buryo bwuzuye, ibyanditswe biziranenge biduha uburyo nyakuri bwo kumenya Imana, ari nabwo buhagije kudufasha kwinjira mu mushyikirano hamwe nayo. Amen. Ni uburyo buhagije ku kiremwa muntu bwo gutuma dushyikirana n'ijuru. Niwo muyoboro, niyo nzira. Mwibuke igihe umugaragu w'Imana yarota urwego rwavaga mu isi rujya mu ijuru, abona abamarayika barumanukiraho, abandi baruzamukiraho. Burya ibyo byose byasuraga Kristo uzaza. Ubu nibwo bugingo buhoraho ko bakumenya, bakamenya n'uwo wohereje, urwego rugomba kunga ijuru n'isi. Kugira ubwenge bwo kumenya Imana rero nabyo birakenewe. Niba dushobora kumenya Imana, hari no kugira ubwenge bubasha gutuma tumenya Imana. Mu buryo butandukanye n'ubundi bumenyi, kumenya Imana ni igikorwa cy'umutima n'ubwenge. Iyo havuzwe umutima n'ubwenge, umutima uvugwa ni ibitekerezo, ariko ibitekerezo nanone abatekereza bose siko bagira ubwenge. Hari ukuba ufite ibitekerezo ariko hakaba n'ubwenge. None se bavuga ngo uriya muntu ni umunyabwenge, ni ukubera iki? Bibiliya nayo uzi ko igeze igihe ikavuga ngo abanyabwenge bazabimenya. Nuvuga ngo si uko abatekereza bose bafite ubwenge, babasha kubugira babishaka, babihisemo, banabyemeye, ariko noneho ngo abanyabwenge bazabimenya. Kumenya Imana ni igikorwa cy'umutima n'ubwenge. Bisaba impagarike yose y'umuntu, si intekerezo gusa. Ntabwo ari intekerezo gusa, ahubwo ni impagarike yose. Bidusaba kugururira umutima, mwuka muziranenge, no kwemera gukora dukurikije ubushake bw'Imana. Ntabwo umuntu agomba kugenda yikorera ibyo yishakiye ngo ngewe uko byumva, uko mbibona. Mu Mana ntako mbibona, mu Mana ntako mbyumva. Ahubwo nuvuga ngo ugomba kugura umutima wawe, intekerezo zawe, impagarike yawe yose Imana ikayikoresha. Ibyo tubona amasomo abigaragaza neza, bisobanura muri Yohana 7:17 ndetse na Matayo 11:27. Yesu aravuga ati, hahirwa afite imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Matayo 5:8. Mu gihe ijambo ry'Imana tubwira ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana. Ubonera kubera ko hari uwawuboneshe. Ubonera kubera ko wabashije kwakira gukiranuka kw'Imana kwagaragariye muri Kristo Yesu. Ndetse mu gihe tubona Kristo avuga ati, dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe. Uzi ko Kristo akomanga mu ntekerezo zacu.
umuntu niyumva ijwi ryanjye agakinga urugi, nzinjira iwe dusangire. Ntabwo ari Imana iza ngo ishyireho imbaraga zayo ngo ifungure urugi. Reka ni umuntu ubwe, icyemezo umuntu afata. Ni umuntu ubwe wifatira icyemezo akavuga ati Imana ndakwemereye, nkugururiye intekerezo zanjye, ndakwihaye. Ntabwo ari ibitekerezo gusa, ahubwo ni impagarike yose, ndakwihaye, nkoresha uko ushaka. Niyo mpamvu Kristo yavuze rya jambo rero ngo hahirwa abafite imitima iboneye. Kubera iki? Nibo bazabona Imana, bazasobanukirwa n'uwo bizera uwo ari we, bazasobanukirwa n'iyo yemeye iyo ari yo, bazasobanukirwa niba amasezerano iyo ari yo. Abatizera bo rero ntibashobora gusobanukirwa Imana. Pawulo yavuze neza yeruye ibyabo ati mbese none umunyabwenge ari he? Umwanditsi wo muri iki gihe ari he? Ubwenge bw'iyi si Imana ntiyabuhinduye ubupfu? Ni ikibazo yabazaga. Ubwenge bw'iyi si Imana ntiyabuhinduye ubupfu? Niyo mpamvu umuntu ashobora kugenda agatekereza agashyira mu nyurabwenge ze ataziko n'ubundi atuziko nasanze Imana ntayiriho, ntayo rwose. Yewe ngo hariho n'abagiye bajya mu kirere bariya bagerageza kugenda bakaba bamarayo n'amezi runaka 6 angahe. Hariho n'uwigeze kugira arahamagara Imana ngo kugira ngo yumve ko Imana yitaba. Reka da, nawe bihuriye. Urajya kuyihamagara mu kirere kandi uyisize ku isi, kandi bera hose icyarimwe. Ariko kubera ko byari ibikorwa by'ubupfapfa, ugasanga umuntu agarutse avuga ati narahamagaye n'Imana ndayibura, burya ntayibaho. Imana bwa mbere kuyibona, Yesu ati hahirwa afite imitima iboneye kuko bazabona Imana. Kubona Imana bigendana no kwizera. Ndetse ijambo ry'Imana none ngo kuko ubwenge bw'Imana bwategetse ko ab'isi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi. Mwumve rwose ngo kuko ubwenge bw'Imana bwategetse ko ab'isi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi. Ntabwo ari ukugenda hariya ngo usange umuntu yavuze ngo dore ngo formule runaka igomba gushingirwaho, ngo itegeko rya runaka ryashyizweho n'umuhanga uyu n'uyu ryo kumenya Imana. Reka da, ntabwo ari iby'abanyabwenge b'isi. Ngo kuko ubwenge bw'Imana bwategetse ko, ni itegeko bwategetse ko ab'isi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi. Imana yishimiye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Wumve, ubupfu bw'ibibwirizwa nk'uko tubibona mu Rwanda rw'Abanyakore n'igice cya mbere umurongo wa 20. None se ni gute ushobora gutekereza uburyo ijambo ry'Imana, ubutumwa bwagiye butangwa, babwiriza babwirije iby'Imana, abahanuzi, harimo n'abatazi kwandika. Urumva umuntu utazi kwandika, hari abagiraga abanditsi babafasha, amuga ati andika dore Uwiteka uko yambwiye akamwandikira. Ni gute se Imana yakoreshaga abantu b'abashumba baragira amatungo? Imana igahamagara umuntu w'umuhinzi utarigeze akurira ibwami ahantu hasobanutse, ahantu hagize gute, ari umuhinzi wibereye ngiyo mu ishyamba ahinga, ari mu mirima aragira amatungo. Imana iti genda umbwirire aba bantu ubu butumwa. Ariko bitavanyeho ko Imana yakoresheje n'abantu basobanutse bize nka ba Mose n'abandi. Noneho rero Imana n'uyu munsi wa none ntugomba gusuzugura no gukerensa ukugezaho ubutumwa bwiza, gutangire gukora za analize uvuga ati ariko uyu muntu ubundi yoshyize ku munzani nkareba CV ye ndabona wapi hari ibyo abura. Arabibura se gute ko afitanye connection n'ijuru, afitanye umushyikirano n'ijuru? Witonde rero ngo Imana yishimiye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Kwiga kumenya Imana, aya magambo aboneka mu Rwanda rw'Abanyakore n'igice cya mbere umurongo wa 20 na 21. Kwiga kumenya Imana dukoresheje uburyo bwa Bibiliya bitandukanye n'uburyo busanzwe bumenyerewe. Kuko hari igihe ashobora kuvuga bati ibintu kugira ngo tubashe kubyemeza ko ari bizima tugomba kujya muri laboratoire tugapima, tukareba ubuziranenge bwabyo. Ibyo rero iby'Imana, ibijyanye n'ijambo ry'Imana binyuranye n'ibyo. Ari amazi, ari ibinyobwa runaka, ari ibiribwa runaka wajyana muri laboratoire ugapima. Ariko se ijambo ry'Imana wagize ngo urajyana muri laboratoire ndakurahiye, ntacyo wabona. Iby'Imana bigira uko bisuzumwa. Ntabwo dushobora kwishyira hejuru y'Imana cyangwa ngo tuyifate nk'ikintu cyo gusesengurwa cyangwa ikintu twabara. Mu gushaka kumenya Imana tugomba kwita ku buryo Imana yatanze bwo kwimenyeraho, ari bwo Bibiliya. Iki ni igitabo cyatanzwe gihagarariye, kiri hejuru y'ibitabo byose byo mu isi. Uwo waba uri we wese, urwego waba uriho rwose, iki ni igitabo gihatse ibindi ku isi. Umva, hariho abantu bagiye bananira n'isi, gahura n'ibibazo, kazengerezwa n'abagome, kazengerezwa n'ibisambo bya kabuhariwe. Yewe harimo abahakazi bagenda bakajya mu mabanki bagatwara imitungo. Hari ababicara akavuga ati genda kora intwaro za kirimbuzi nzabatwika mbamare.
nimbica nkica benshi nzaba nciye agahigo. Ariko ijambo ry'Imana rikagenda rigafata umutima w'uwo muntu mpiri, rikamwemeza ubunyacyaha bwe, agasobanukirwa n'ubuhenebere bwe, agapfukama akarira akamanika amaboko ati Uwiteka mbabarira sinzongera. Mu gihe umushyize muri gereza, umva niyo yamaramo imyaka 100 cyangwa 150 aramutse agize amahirwe akayigezaho, yazasohoka akiri wa wundi. Ubuse ntabagiye bajya muri gereza banasohokamo nanone bagakomeza ubugome kubera iki? Yaba baragize amahirwe wenda no muri iyo gereza bakakira ubutumwa bwiza. Ariko nuvuga ngo ijambo ry'Imana ribasha gufata umujura ruharwa, umuntu urya ruswa. Umva mbwira abantu rwose, yaba mwagiraga amahirwe abantu bakemera kubwirizwa ijambo ry'Imana, ruswa yacika mu gihugu. Usanga za gereza zirimo abantu bagiye barya ruswa hirya no hino. Bemeye ijambo ry'Imana bakemera kwakira Kristo, bakemera kwakira Imana, ruswa yahagarara. Gusa barya ruswa bakarusha Zakayo. Zakayo wagezaga igihe yishyuza abantu n'ibitishyuzwa, ariko amaze kwakira Kristo arangije ati arareba aravuga ati umva yewe narabazengereje pe, ndafata ibyo mfite byose abo nambuye ndakubakane. Yarabaraga akavuga ati umusoro yagombaga kwishyura nagiye nk'ukubishuro zinga. Arangije ati nanjye ndamukubira kane kuko nanamukenesheje bihagije. Arangije ati kandi n'abakene rwose ndabo ndabahada, ntawe najyaga amenya, numvaga byose ngomba kubyinjiza muri ge. Zakayo wagize ngo ari biboko, nta nubwo yagiye muri gereza. Ariko kwakira Imana, kumenya Imana bituma byose bikubita hasi. Iyo wamaze kumenya Imana uragenda ukamera nka Rahabu wari maraya, arangiza kubwo kumenya Imana agahita amanika umushumi yajyaga yambara nka maraya umuranga nk'ikimenyetso cy'umumaraya, akawuvanaho akasigara ategereje agakiza. Umera nka Mariya ugaca bugufi ukarizwa n'ibyaha byawe kugeza ubwo ijuru ritanga ubuhamya nk'ubwo Yesu yatanze ati aho ubutumwa bwiza buzavuga uyu mugore ibyo bizavuga. Bitewe n'ikize, bitewe nuko yahindukiye yemeye kuba icyaremwe gishya, bitewe nuko Bibiliya yisobanura ubwayo. Tugomba kugendera ku mahame yayo n'amabwiriza iduha. Tudakurikije mu mabwiriza ya Bibiliya ntidushobora kumenya Imana. Kuki abantu bo mu gihe cya Yesu batamubonye nk'uwavuye ku Mana? Iki nacyo cyongera kuba inshoberamahanga. Kuki koko aba bantu babuze iki? Ni ukubera ko banze kuyoborwa na Mwuka Muziranenge binyuze mu byanditswe byera. Habonye ko Mwuka Muziranenge niwe mwigisha, niwe utsinda imitima, niwe wemeza imitima y'abantu, ntabwo ari imbaraga z'umuntu. Si uguhata umuntu uvuga ngo ndabikwinjizamo. Nigeze kubona abantu rimwe bazengereje umuntu ngo barimo barirukana amadayimoni, ngo barimo bamukubita Bibiliya, umuntu agataka bati dayimoni aravuze, yataka ati aravuze, bakamuhonda. Kandi ibyo se nibyo birirukana dayimoni koko? Igihe nakiraga ubutumwa bwiza muri 87 byageze igihe umubyeyi wanjye ahamagara abantu b'abaturanyi n'ishuti, aravuga ati muze mumfashe umwana wanjye yasaze. Icyo gihe rwose ni ibintu byabaye. Arangije banshyira hagati bati ibyo bintu byakwinjiyemo ntabwo byakuvamo, kubera ko navuze yuko nafashe icyemezo cyo kubatizwa mu mazi menshi Bibiliya nk'uko bivuga, kubera ko nafashe icyemezo cyo kuba ntazanywa ibisindisha, kubera ko nafashe icyemezo cyo kutazaba umusore urwana cyangwa se umuntu w'umugizi wa nabi, nafashe icyemezo cyo kubana neza n'abaturanyi n'abavandimwe n'abandi bose, cyo kubana n'abantu amahoro. Bati ibyo bintu byakuvamo. Ese byamvamo nakoze cyaki? Bankubita iki? Ndibuka umusaza umwe, Imana imuhe umugisha rwose, yari muri abo bantu nawe yahamaga. Warangije aravuga ati reka mbabwire mwa bantu, ati ngira abana nabyaye abana barananiye, ariko umwana umwe usenga mbona ari wowe ngiriye umumaro mu muryango. Ati n'uyu ni mumureke, igihe kizagera ibyo muzabibona mutiriwe mumukubite. Iryo jambo yavuze byatumye byibuze boroshya inkoni. Urumva burya rero n'abigishwa hari igihe cyagiye kigera Imana igashyiraho abantu nk'abo, kavuga bati mva nimubareke, igihe nikigera ibyabo niba ari ukuri bizagaragara, niba ari ibinyoma bizagaragara. Ndagira ngo ubwire muntu w'Imana, iteka Imana igira abantu bagomba kugaragara barenganura ubwoko bw'Imana. Ushobora kuba utabazi, ushobora kuba utababona, ariko igihe iteka Imana igiye ifite umuntu ahantu hayo ugomba kugira uko arengera intore z'Imana, Imana imukoresheje. Abantu bo mu gihe cya Yesu banze kuyoborwa na Mwuka Muziranenge binyuze mu byanditswe biziranenge, bahinduye ubusa ubutumwa bw'Imana, babamba umukiza wabo ku mugaragaro. Ndetse byangize igihe avuga bati ikiruta nuko yapfa akavaho, twe aho kugira ngo tubeho dufite Mesiya. Ikibazo cyabo ntabwo cyari gishingiye ku kutagira ubumenyi. Boya harimo abantu bize, harimo abantu bajijutse, harimo abantu bafite ubushobozi, bafite imibereho myiza. Kubudika k'umwijima mu mitima yabo byateye intekerezo zabo kuba mu icuraburindi, kandi bituma bagira igihombo cy'iteka ryose. Yo mpamvu bavuze ijambo rikomeye cyane n'ubu ribagaruka bavuga ngo amaraso yatubarwaho n'urubyaro rwacu.
iryo jambo niryo ryatumye Abisirayeli bagenda baratatana bamara imyaka n'imyaka hafi ijya gushyika ku 2,000 aribwo bongeje ubundi mu myaka mike cyane bongeye kongera guhura i Yerusalemu. Ariko iryo jambo ryavuzwe na basekuruza babo ngo amaraso yatubarweho n'urubyaro rwacu ngo atubarweho, ibyo byatumye bikururira umuvumo n'akaga gakomeye. Yesaje tujyane mu ijuru, twinjire twese turirimba ukubaho kw'Imana. Hari ibintu bibiri by'ingenzi biduhamiriza ko Imana iriho. Ibyo bintu bibiri ni ibitabo. Igitabo cy'ibyaremwe. Ibyaremwe byose bigaragaza ko Umuremyi ariho. Ikindi ni ibyanditswe byera, ijambo ry'Imana. Uramutse utamenya Imana ngo uyimenyere mu byaremwe, ufite akaga. Uramutse utamenye Imana mu ijambo ry'Imana, ufite akaga. Ukuri kw'ibihamya tuvana mu byaremwe, buri muntu ashobora kumenya Imana binyuze mu byaremwe no mu mibereho ya kimuntu. Dawidi yaranditse ati, ijuru rivuga icyubahiro cyawe n'isanzure ryerekana umurimo w'intoke zawe. Zaburi ya 19:2. Yohana yarasobanukiwe ko guhishurwa kw'Imana kubonekera mu byaremwe kumurikira umuntu wese, nk'uko tubona mu butumwa bwiza bwa Yohana 1:9. Pawulo we ahamya avuga ati, kuko itaboneka byayo ari bwo bubasha bwayo buhoraho n'ubumana bwayo bigaragara neza uhere ku kuremwa kw'isi, bigaragazwa n'ibyo yaremye kugira ngo batagira icyo kwireguza. Mu Baroma 1:20. Nivuga ngo iby'Imana, ibihamya Imana, ibihamya Umuremyi wacu bigaragara impande zose, kandi ibyo bibasha gutuma ntawe ugira icyo yireguza. Imyitwarire n'ibikorwa by'umuntu nabyo bihamya ko Imana iriho. Pawulo yabwiye abo bantu bo muri Atenayi igihe yajyagayo, ubwo yasangaga barubatse igicaniro cyanditseho ngo icy'Imana itamenywa, ati iyo musenga mutayizi niyo mbabwira. Amen. Bari bafite ibigirwamana byinshi, ariko barangije ngo bubaka igicaniro kimwe, baravuga bati icy'Imana itazwi. Arangije ati iyo Mana musenga mutayizi, jewe noneho naje hano kugira ngo mbariyo mbabwira. Ibyakozwe n'intumwa 17:23. Pawulo nanone yavuze ko imyitwarire y'abatari abakristo ari bo banyamahanga yerekana ubuhamya bw'ibyo babwirijwe n'imitima yabo, kandi bikerekana ko amategeko y'Imana yanditswe mu mitima yabo, nk'uko tubona mu Baroma 2:14-15. Havuga ngo abatarigize abwirizwa ubutumwa bwiza mu rubanza bazacirwa urubanza rugendanye n'umutima nama wabo bahana, kubera yuko mwuka w'Imana afite uko yagiye akorana n'imitima yabo, noneho bakirinda ibibi, ngo bakaba bihindukiye amategeko, ndetse bagasa n'abahindukiye amategeko bagenzi babo. Umuntu wese akazabazwa impamvu atiganye uriya ngo agendere mu mibereho ye mu yari afite ihesha Imana icyubahiro. Uwo mutima nama wemeza ko Imana iriho uboneka no mu bantu batazi ibyanditswe biziranenge. Niyo mpamvu ushobora gusanga abantu badasenga rimwe na rimwe atahangara ngo amene amaraso y'umuntu. Mu gihe abantu basenga, abigishaga, abari ababwiriza, abari abayobozi runaka, ari bo bahangaye bakarambura amaboko yabo bakicisha abantu. Ariko umuntu utajya mu rusengero akaba mwuka w'Imana afite uko yakoranye nawe, aho kugira ngo yice abantu abagirire nabi, ahubwo akabahisha. Hari ibihamya byinshi nawe ubwawe wabasha kwivumburira. Uko kwigaragaza kw'Imana muri rusange bitanga ingingo igaragara yerekana ko Imana iriho. Ubuntu
munsi dusubikiye ahangaha iri hame dutangiye riri kudufasha gusobanukirwa n'Imana Data twese, Umwana na Mwuka Wera. Ubutaha tuzarebera hamwe ukuri kw'ibihamya tuvana mu byanditswe biziranenge. Imana idufashe kugira ngo umuntu wese arusheho gufata umwanya wo kuba mu ijambo ry'Imana, kandi noneho tugire igihe rwose cyo gusenga kugira ngo iyo twizera, iyo twemera, tubashe no kuyihamya, tubashe no kuyihamiriza abandi, kandi he kugira ikintu na kimwe kibasha kutubiburamo no kuturanduramo ukuri twamenye gushingiye ku ijambo ry'Imana. Tumenye ko Imana tubasha kwirebera mu byaremwe, tubasha kwirebera mu ijambo ryayo, kandi tukagira kwizera kwiriho, kandi ko itwitaho, yiteguye kutugira neza. Imana idufashe kugira ngo uku kuri kube gushimangira mu mitima yacu, mu ntekerezo zacu, impagarike yacu yose. Yeshe Imana icyubahiro mu izina rya Yesu.